Abakobwa bazwiho kwambara imiringa n'ibindi bijyana nabyo kurusha abahungu. Ibi bikaba biterwa n'uko bagira amahitamo menshi ku miringa kimwe no ku myenda. Ubusanzwe iyo ushaka kugaragara neza ugomba kuba uzi imiringa cyangwa se amabiju wahitamo bitewe n'imyenda wambaye. Uyu munsi muri Tsapa Fashion Show turabwira ibintu 8 by'ingenzi ugomba gukurikiza wambara imiringa. Icya mbere ugomba kumenya naho ugiye. Niba ugiye mu kazi no mu zindi gahunda nk'izo, wambara amabiju make ashoboka, aho twavuga nk'amaherena atari manini, isaha, umudari n'impeta bitari byinshi, cyane cyane bisa nka zahabu cyangwa feza. Niba ugiye mu birori byubashye nk'amakwe n'ahandi hagusaba kurimba, aho ugerageza kwambara imidari n'amaherena by'agaciro, isaha n'impeta bigaragara neza ariko kandi bidakabije. Niba utembereye mu minsi isanzwe n'inshuti zawe, aha niho ukwiye kwambara twa dukomo tw'amabara tw'uturabyo, amasaha asanzwe, imidari ikozwe mu masaro n'amaherena akoze mu bintu bitandukanye binogeye amaso. Ku byerekeye impeta, birashoboka kuzivanga kandi unazijyanisha. Ushobora kwambara impeta zose ushaka kandi ukanazivanga, kuko kuri ubu bitakibujijwe. Gusa ukibuka kureba yuko zifite aho zihuriye. Mbere yo kwambara umudari, ugomba kureba uko ijosi ry'umwenda wambaye riteye, bityo ukamenya umudari wo gushyiraho. Kandi ugahitamo ikigaragara cyane hagati y'ibyo wambaye mu ijosi n'amaherena. Bivuze ngo niba wambaye byinshi bigaragara mu ijosi, ukwiye gushyiraho amaherena mato. Naho wahitamo amaherena manini, ibyo mu ijosi bikaba bike cyangwa ukanabyihorera. Guhitamo amaherena ajyanye n'imiterere y'isura yawe bikunze kuba akarusho. Gusa ibi ntibyakubuza kwambara amaherena yawe wakunze, upfa kuyajyanisha n'indi myenda. Impeta z'umurimbo biba byiza kuzambara ku kuboko kw'iburyo, kubera ko ukuboko kw'ibumoso gukunze kugenerwa izifite ibisobanuro nk'imyemerere ndetse n'izigaragaza yuko washatse. Biba byiza kandi kwambara impeta nini ku muntu ufite intoki zinanutse. Burya kandi iyo uhitamo imiringa, ugomba kwita ku ibara ry'uruhu rwawe. Niba wirabura, irinde kwambara imiringa ifite amabara agaragara cyane cyangwa se apika. Nk'uko uhitamo amabara y'imyenda ukurikije uruhu rwawe, ni nako bigenda ku miringa.